Leta y'u Rwanda yo kurwanya ruswa mu nzego zose, urubyiruko narwo usanga ruyishyigikiye kuko nyuma yo guhabwa umwanya wihariye wo kurwanya ruswa ruvuga ko mu by'ukuri rushobora kuyirwanya ngo kuko rufite ubushobozi. Nyuma yo gusobanurirwa ububi bwa ruswa, urubyiruko rwasanze hari ibyo rugomba gukora no kwigisha bagenzi babo ubusanzwe bumvaga ko kurwanya ruswa bitabareba. Ibi bakabikora biciye mu makinamico, ibiganiro mpaka ndetse n'imbyino cyangwa se indirimbo. Niba twize ko mu gihugu cyacu urubyiruko rufite umubare munini w'igihugu cyacu, ejo amashuri yacu akangirika, ubwo twebwe nk'urubyiruko twatubona hehe? Nimba usibaye gutanga kurse abanyeshuri muri kaminuza tuzarangira hehe? Nimba usibaye mu buyobozi ahandi ukeneye kuyobora ufite n'icyerekezo cyiza, ni gute wabwira ngo nakwemera ko ruswa ihabwa uwo mwanya? Niyo mpamvu muhagarara umubare munini n'abanyeshuri turimo kurwanya ruswa. Ibi biganiro ni ukuvuga ngo umuntu uri hano wari usanzwe atanga ruswa cyangwa agiye kuyirwanya yivuye inyuma, kuko yari umunyeshuri, abenshi bavuye mu mashuri, abenshi mu bikorwa hanze ariko umubare munini barize nawe urimo murakoze. Reka nkomeze nabi. Minisiteri ifite urubyiruko mu nshingano zayo yamaze kubona ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu, ku buryo rukoreshejwe neza muri gahunda yo kurwanya ruswa iterambere ry'igihugu ryagerwaho. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko Rosemary Mbabazi wari umushyitsi mukuru tariki ya 7 Ukuboza 2012 yagarutse ku mbaraga urubyiruko rufite, maze avuga ko hari byinshi igihugu cyakoze bikomeye cyane kurusha kurwanya ruswa. Aha ni naho yahamagariye urubyiruko ko rugomba kuba inyangamugayo mu byo rukora byose. Iki gihugu cyabohojwe n'urubyiruko, hari byinshi iki gihugu gikoze biruta ruswa, sibyo? Byinshi kandi na n'ubu biracyaza. Umuhanzi niko yavuze ngo ntibiraba biracyaza, kandi ibyiza byose biri imbere. Nimwiteganyize igihugu cyanyu mucyubaka mukirinda ruswa. Uko u Rwanda rugenda rushyirwa mu myanya y'imbere mu bihugu byita kandi bikanashyira mu bikorwa gahunda yo kurwanya ruswa, ni nako u Rwanda rugenda rukoresha uburyo bwose bushoboka mu kwigisha abanyarwanda ububi bwa ruswa. Biraboneka ko uyu mwaka wa 2012 urwego rw'umuvunyi rwagaragaje byinshi mu bikorwa byo kurwanya ruswa. Ku munsi ugira kane w'iki cyumweru cyahariwe kurwanya ruswa muri uyu mwaka wa 2012, urwego rw'umuvunyi rwifashishije isiganwa ry'amagare ku itariki ya 7 Ukuboza 2012 ryatangiriye mu marimbo ya Stade Remera rikomereza i Muhanga, aho ryasorejwe kuri Stade i Nyamirambo. Ibi byose urwego rw'umuvunyi rwabikoze mu rwego rwo gutanga ubutumwa ku bantu benshi kandi byihuse, kubera ko urwego rw'umuvunyi rwamaze kubona ko ruswa ari ikigirwamana gisaba ingufu kurwanya, ngo ni nayo mpamvu inzego zose zikenera gushyira hamwe. Umuvunyi mukuru Madamu Cyanzayire Aloysia aha arakomeza asobanura impamvu urwego rw'umuvunyi rwahisemo kwifashisha isiganwa ry'amagare, mu gihe ku munsi wa gatatu iki cyumweru gitangijwe hari hifashishijwe nabwo urubyiruko. Mu buryo bw'umwihariko n'aho banyura muri rya siganwa, inzira yose bacamo niko n'ubutumwa bugenda butambuka kugera ku bantu. Indi mpamvu ya kabiri ni uko gusiganwa, kwiruka bisaba imbaraga, bigasaba no kwihuta. Ibyo byombi rero ari imbaraga, ari ukwihuta turabikeneye mu rugamba rwo kurwanya ruswa. Ruswa ni ikigirwamana gifite ingufu, kukirwanya nabyo bisaba izindi mbaraga. Ikindi dukeneye umuvuduko, kwihuta mu gutekereza ku ngamba zatuma turwanya ruswa, na cyane cyane ko abakunzi ba ruswa nabo bicara bacura imigambi mishya, tekinike nshya, amayeri mashyashya yo kwakira no gutanga ruswa. Bisaba rero yuko natwe dufata umuvuduko. Uyu munsi iyo bafashe ruswa bakotoye amafaranga, bucya bahinduye uburyo bakohereza amafaranga kuri mobile money. Ni ngombwa rero yuko uko bihuta bavuduka mu mayeri, natwe tuvuduka mu gushaka ingamba zo kubafata no kubahana. Ikindi ni uko kurushanwa, gusiganwa bivuga guhigira gutsinda urugamba rwo kurwanya ruswa. Rero natwe dukwiye kubigira umuhigo nk'abanyarwanda, tukagira umuhigo
gushyira imbere indangagaciro z'umuco nyarwanda zijyanye n'ubunyangamugayo, zijyanye n'ubupfura, kandi ubupfura murabizi buzirana n'indahiro. Ubufatanye nk'ubu nibwo bukenewe mu nzego zitandukanye. Minisitiri w'umuco na siporo Mitari Protais nawe wari witabiriye isiganwa ry'amagare ryari rigamije gutanga ubutumwa bwo kurwanya ruswa, yagarutse ku mbaraga zikenewe kugira ngo ruswa icike burundu, anasaba ko inzego zose zafatanya guhashya iki kibazo. Ingamba zihagije dusaba ko buri munyarwanda wese yazigiramo uruhare kugira ngo aho tugeze heza hashimishije ntituzigere na rimwe dushobora gusubira inyuma. Murabizi ko muri za raporo zitandukanye kandi zigendeye ku bushakashatsi bufatika, umwanya u Rwanda ruriho ni umwanya mwiza muri aka karere turimo. turaba kane muri Afurika, imbere yacu hari ibihugu bitatu. Byaba byiza ndetse umwaka utaha tubaye aba mbere. Ubundi niyo ntego n'umuhigo dukwiye kugira, ndetse no ku rwego rw'isi turi umwanya wa 49, ni umwanya mu by'ukuri mwiza, ariko nabwo twifuza gukomeza tuza imbere. Tariki ya 9 Ukuboza 2012 wari umunsi wa nyuma usoza icyumweru cyo kurwanya ruswa. Tariki nk'iyi rero igihe isi yose iba yizihiza umunsi ngarukamwaka wo kurwanya ruswa, mu rwego rwa Afurika byizihirije mu Rwanda nk'igihugu gikataje mu guteza imbere gahunda zo kurwanya no gukumira ruswa. Ukaba wari ufite insanganyamatsiko yo guharanira Afurika itarangwamo ruswa. Mu birori byaberaga i Kigali muri Serena Hotel, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Tharcisse Karugarama wari umushyitsi mukuru uhagarariye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yavuze ko hari byinshi u Rwanda rwakoze mu rwego rwo kurwanya ruswa, kandi ko n'ibindi bihugu byo muri Afurika bikwiye gufatanyiriza hamwe, ngo kuko umunsi nk'uyu wahariwe kurwanya ruswa ku isi wagakwiye kubera inzira inzego zose mu gukangurira abaturage kwirinda gutanga ruswa ndetse no kubigisha ububi bwayo. Izi ngamba ngo nizo zatanze icyizere cy'uko u Rwanda rugomba kwakira ibirori byo kwizihiza uyu munsi ku mugabane wa Afurika. Our government has launched a series of national strategies aiming at reinforcing the fight against corruption. These strategies include anti-corruption agencies and mechanisms aligned with national priorities and are carried out in cooperation with international partners. Substantial improvements that have been made include, but are not limited to, the following: existence of a solid legal and regulatory framework intended to prevent, to curb, and to punish corruption. Establishment of strong anti-corruption institutions empowered for investigation, prosecution, and adjudication or incrimination of suspects. Anti-corruption campaigns set out to increase the awareness of corruption and its negative impact on individuals and society. Umuvunyi mukuru Madamu Cyanzayire Aloysia we yagarutse ku kuba u Rwanda rwarateye intambwe ifatika mu kurwanya ruswa, hashyirwaho inzego zitandukanye zirebana no kuyirwanya. Icyakora ngo ntibari bakwiye kwirara kuko kuyirwanya bisaba guhozaho, kandi hagakorwa n'ubukangurambaga no kwigisha bihoraho hasobanurirwa abantu ububi bwa ruswa, dore ko ngo abakunda gutanga, kwakira no kurya ruswa batangiye kuyihimba andi mazina mu rwego rwo kuyobya uburari. Hari amazina agenda avugwa umuntu yumva twinshi. Hari abavuga ngo inzoga z'abagabo, imiti y'ikaramu. Muri iki cyumweru twarimo cyo kurwanya ruswa, numvise n'akandi gashyashya byo kumanura utuzi mu mihogo. Hari utuntu twinshi. Uto twinshi rero ni amayeri abakunzi ba ruswa bashyiraho kugira ngo nyine ruswa yo kumenyekana, yo gufatwa. Ariko uko bashyiraho ayo mayeri, ubwo natwe niko tugomba gushyiraho ingamba nshyashya zo kumenya ibyo byose no gushobora kubikurikirana, cyane cyane tukihatira gukorana n'inzego zose
ndetse no gushishikariza abantu buri wese kubigiramo uruhare, abanyamakuru, abanyarwanda muri rusange, kugira ngo badufashe kuduha amakuru tubona aho duhera dukurikirana. Hanyuma tugashishikariza by'umwihariko abantu gutanga amakuru, na cyane cyane ko hari uburyo bwo kubarengera. Nkaboneraho no kwibutsa yuko hari itegeko rirengera abatanga amakuru ku byaha, by'umwihariko ku cyaha cya ruswa. Iryo tegeko rikaba rituma umuntu ashobora gutanga amakuru nta mpungenge, kuko iyo tubonye amakuru, izina ry'uwayaduhaye nta nubwo turitangaza, riguma ari ibanga. Ndetse umuntu ashobora no kuduha amakuru ativuze izina. Iyo aduhaye ayo makuru twebwe turayakurikirana, tukumva rero abantu bose badufashije, inzego zose zidufashije, tukumva ko ari urugamba rwacu twese nk'abanyarwanda. Ruswa ntabwo yaturusha imbaraga. Kuri iyi tariki ni nabwo hahembwe uturere twagaragaje ko twateje intambwe imbere imiyoborere myiza ndetse no guhanga udushya muri gahunda yo kurwanya ruswa. Mu turere 30 hahembwe 3 gusa, utundi duhabwa seritifika z'ibyo bakoze. Akarere ka Gisagara niko kaje ku mwanya wa mbere, akarere ka Nyamasheke kaza ku mwanya wa kabiri, maze akarere ka Huye kaza ku mwanya wa gatatu mu marushanwa yo kurwanya ruswa no guteza imbere imiyoborere myiza yakozwe mu mwaka wa 2012. Hanahembwe kandi abanyeshuri batsinze amarushanwa mu indamburamwandiko cyangwa se icyo bita composition ndetse n'imivugo bigamije kurwanya ruswa. Ni amarushanwa yakoreshejwe na Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe ubukungu muri Afurika ifatanyije n'inama ngishwanama ya Afurika yunze ubumwe ishinzwe kurwanya ruswa. Iryo rushanwa ryari rigenewe abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bava mu bihugu byose byo ku mugabane wa Afurika, rikaba ryari rigamije gushishikariza urubyiruko kwerekana umusanzu warwo mu kurwanya ruswa. Inyandiko yabaye iya mbere ni y'umunyeshuri wo mu gihugu cya Lesotho, iya kabiri ni y'umunyeshuri wo mu gihugu cya Liberia, mu gihe ya gatatu ari y'umunyeshuri wo mu gihugu cya Madagascar. Nubwo dukataje mu rugamba rwo kwirwanya, harasabwa imbaraga mu mitangire y'amasoko ya leta. Abakuriye inzego zitandukanye zishinzwe kurwanya ruswa mu bihugu byo muri Afurika bari baje kwifatanya n'uru rwego rw'umuvunyi muri gahunda n'ubundi yo kurwanya ruswa. Bavuga ko u Rwanda hari byinshi rwakoze ndetse ko n'ibindi bihugu bikwiye kurwigiraho. Bwana Saidi Adejumobi, umuyobozi muri Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe ubukungu muri Afurika, yashimye uko guverinoma y'u Rwanda yahagurukiye gushishikariza abaturage kugira uruhare mu gukumira no kurwanya ruswa, ngo kuko ruswa imunga ubukungu igatera ubukene bugira ingaruka ku mibereho y'abaturage. Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe ubukungu muri Afurika siyibona gusa ko u Rwanda rwateye intambwe ishimishije mu kurwanya ruswa, kuko na Bwana Edward Gama yahoze ukuriye inama ngishwanama kuri ruswa ya Afurika yunze ubumwe niko yabibonye, maze ashimangira ko politiki y'imiyoborere myiza yashyirwa imbere mu rwego rwo kurwanya ruswa. Twese dufatana urunana, turwanye ruswa kuko imunga igihugu. Muri iki cyumweru cyahariwe kurwanya ruswa cyatangiye ku itariki ya 5 kirangira ku itariki ya 9 Ukuboza umwaka wa 2012, ari nabwo hizihizwagaho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa. Urwego rw'umuvunyi, abahagarariye ibihugu byabo muri iyi gahunda yamaze icyumweru cyose, kimwe n'abanyarwanda bose muri rusange, babonye ko hari intambwe yatewe muri gahunda yo kurwanya no gukumira ikibazo cya ruswa. Bayobozi muyoboke inzira irwanya ruswa, Banyarwanda muhaguruke tuyamagane, bapolisi namwe bacyamaza tuyamagane, maze twibere mu Rwanda ruzira ruswa, amajyambere asakare mu Rwagasabo. Bayobozi muyoboke inzira irwanya ruswa, Banyarwanda muhaguruke tuyirwanye, bapolisi namwe bacyamaza tuyamagane, maze twibere mu Rwanda ruzira ruswa.